akimamagara niki ariko ngiye ndamukunda mani kuko nani kintu twapfa mani urumva twese uretse ko ngiye ababyeyi banje bavuka ngaha ariko urumva banyogukuru bariza busasa mani urumva nundi numuturanyi wanje kwa nyogukuru. Meza TV ryohera abagukurikiye. Yes bakunzi ba Meza TV mumeze gute mu ntara zose zigize igihugu mbanjije kubasuhuza iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru mwese ndabashuje abo mu mujyi wa Kigali mumeze gute akazi karagenda neza natwe akacu turagatangiye ubu turi kumwe n'umusore wanyu Monami X ni inshuti yanyu no mustari ariko ibibazo ni byinshi nyine muri iyi minsi bitewe ni ariko wenda reka ni urabyivugira mu mbabarire cyane bimeze biti yo iyi si turiho na rukundo rubaho niyo mpamvu aho tunyura twuzuye ibi bisebo nge nyibaza ese niki kibitera ko umuntu yagigwaga n'inshuti ye magara kuri ubu twese dukunda bapfu inshuti z'ibibazo reka nazo tubona binera kwibaza mwe twasangiye ibyiza ariko uburibwe bwazani tubuhoze n'umuhigi yaruhuwa kavuna nge mvuga amarenga imisi cira bayiguguna nacyo bitwaye kuko twese turi kwisi menya hinzira igana gukanura siko kubona yo no mungu wanyu Monami X wa muhungu mubanye neza cyane meze neza na amahoro izo nyuro semanye oya gute se musaza kwa tubanye neza semani bivuze ngo ni incuro byatangiye bite murabizi abasaza murabizi mbo uno mwaka wanangiriye nabi kabisa watangiye nabi bibazo amagambo urufaya mani nibigeragezo ubu ngubu meze mbese sinzi ndi nka Daniel mugobo gw'intare nuko nguko kabisa iyo ndirimbo yabwira ndi mbo indirimbo murabizi nago mubiyobewe naciye mu gihome nubwo bitatinze ariko nanyuzemo ino ndirimbo bayita igeno ryanje tu kwa naragiye mu gihome ni igeno ryanje ariko iminsi nyine iminsi cira bayiguguna tu kwa kundi iminsi uyirya nayo ibigerege urabyumva mani uri umuntu mukuru umusaza nuko nguko tu nuko bimeze wagize gutya ubona ugeze mu gihome umaze kugera mu gihome Imana ikingura inzira iravuga umuhungu wanjye sinatuma guma ahantu irongera ikugarura ahangaha mu isi umaze kugera mu isi wasanze abantu bakwakiye gute inshuti zawe zakwakiye gute urumva ubundi inshuti nyanshuti nibyo nakubwiye muhurira mu bibazo simwe mwahora ngigukwepe ngo cyangwa iseke oya ago inshuti no mu kibazo mani ngewe na nshuti navuga mfite nk'inshuti byuze natanga nk'urugero zabanye nanjye mu buzima bubi ariko 90% na nshuti nabonye kabisa kandi zitwa ko ari inshuti zanjye dusangira kabisa nagahiye umusaza urumva rero no kubara mu gihome byatumye menya abo tubana wa mugani w'umuntu ikibazo gituma umenya ingano y'inshuti mumenyana cyangwa se wabana nazo namenye inshuti zanjye tubungubunzi inshuti zanjye nyine ako we ntago urimo mane kuko nawe ntago nakubonye kabisa nabirenze kuko nshobora kuba none ntari inshuti yawe ariko ejo akaba aribwo nzaba ndi inshuti yawe kuko inshuti zivuka buri munsi nkuko no kubyara babyara buri munsi nshobora kuba nyine uyu munsi ntari inshuti yawe ariko ejo nkabayo ntabirenze nshobora no kuba naramenye yuko wafunzwe ufunguwe nabyo birashoboka ntabwo ushaka ufunguwe nkakubura bitewe no gukwepa abantu nawe nyine cyangwa se byo kuba utari inshuti ya hafi cyane tu nabwo bibaho biranashoboka cyane kubera ko nubundi ibintu by'ubu ikoranabuhanga amatelefone nibyo bihuza abantu cyane naguhamagaye nkasanga phone yawe itariho nshobora kuvuga ngo Monami mu kazi cyangwa se hari indi mpamvu nkazamenya yuko wari ufunze cyangwa ufunzwe mu itangazamakuru kubera ko biravugwa buriya kugufunga ni nko gutwika inzu kandi ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi umva cyakoze ubwo rero amahirwe noneho turi kumwe turi kumwe kandi ntibiguhangayike mani ndumvishe ngo sindi inshuti ya biratangira none ntugire icyo ndabizi ko wanekereje mani muri inshuti nyine zazindi mani ziza zije tu ndumva mwaje ndumva kabisa mwaje ariko nanjye narimba kumbuye abasaza narimba kumbuye n'igihe kirekire ariko nimwambaye hafi cyane kubera ko mwigize mwumva n'ibintu by'amagambo birangaho hanze bizanwa n'abandi basani n'ubundi nimunamenye se umuhungu wa mugani nibyo cyangwa ntago ari byo
urumva ko ariko mwaje n'ubundi turabivugaho turebe hari n'ibintu rega umuntu yumva we agahita abona igisubizo ucyumva ibintu nubwo byaba atari ikibazo byaje wenda nk'amatangazo se cyangwa nk'amagambo ugahita umenya igisubizo nk'ubu ngubu kuvuga ngo monami ngo yarafunzwe ngo afungwa yibye ni ikintu ngewe gitera badashobora kumbwira ngo nyumve kuko ndabizi umuhungu afite akazi umuhungu si umushomeri umuhungu nta nubwo agaragara nk'umuntu wo gukorakora noneho noneho wowe uhise uvuga ngo yafunzwe yibye ntago numva ukuntu nyine nge byaba igisubizo mpitana nakimenya uzabaze Ganza producer mukoresha ikiganiro naramubajije ngo ariko hari amakuru yuko monami afunze arambwira nanjye nabyumvishe ariko umuhungu sinzi ikintu yazize ngo ndikumva ngo ni nk'ibintu by'ubujura n'iki mubwira ati monami ntabwo icyo kintu yagikora ikintu cy'ubujura hano turi nawe ahita ambwira nanjye niko mbizi ko ibyo bintu atabikora ubwo Imana ntiri buze kugira ute gukora ibyayo ndashimira Imana ko yabikoze nawe ndashima Imana kabisa Imana naganze nkamushima kuko nawe yambaye hafi buriya Ganza kandi n'ukuri Imana ukuri ko aramenyekanye n'ubundi nkuko nabisobanuriye kuri ubwo side niko wakundi n'ubundi kwakundi abanyamugi dukunda ibintu bya hafi cyane ntabwo iboro yaza ufite amafaranga ure kuba wahaha kandi ufite amafaranga yabwo nuko nahavanye isomo ryo kumenya ko ushobora kugura ikintu makeya kikakugeza ahantu kure kandi wagombye gutakaza menshi ukakigura ari gishya kuko ushobora no kugitanga abandi menshi yaguze kirenze n'akindi ari gishya cyane ariko kuba uri kumwe natwe biba bihagije kuko hari abo nawe uzimungana bashobora kuba bari zanyakiri baza Nyabushongo ni wawa na hehe kandi niyo mpamvu byambabaje urumva gufungwa icyumweru byarandiye cyane byarandiye ukurumva kugira ngo utakaze ikintu utakaze amafaranga ku kintu n'ubundi niwayariye niwayahaye famille ngo mwenjoyinge niwahuye n'abasaza cyangwa se ngo nkoremo n'indirimbo nziza byarambabaje cyane gufungwa nzira ibyanjye amafaranga yanjye ariko kutamenya ariko ubu ngo namenye ukuri namenye n'ubwenge ntabwo wapfa kundana ngo boro ntabwo bishoboka ariko nyine buri wese uko yabifashe n'uko yabyakiriye nanjye niyo mpamvu navuze ngo iyi si turiho nta rukundo rubaho niyo mpamvu naho tunyura twuzuye ibisebo nyine mani hari abavuze monami gutya abandi nkuko wabivuze ati ni inzirakarengane abandi gutya mani buri wese yifashe ukwe ariko ndacyari wawo ndi mani kandi sinsa n'abajura sinzi niba ukarikira fresh mani umujura we ntako asaba kintu we n'uzabivuga mukunzi wa Meza TV aho uri hose ukurikiye iki kiganiro ndaza kukwibutsa gukanda subscribe aho hasi aka ni akazi kacu turi gukora kandi akazi umuntu ahembwa n'abakiriya iyo ufite akazi abakiriya bawe nibo baguhemba abakureba abaguhahira mbese icyo ukora cyose ngira ngo monami urabizi neza mu kazi kawe iyo ufite abakiriya biba ari fresh ubundi akazi kaba akazi kuko nyine gafite movement kari kugenda neza ubwo nimba hari umuntu uri kureba iki kiganiro kuri Meza TV uramubwira iki akore subscribe share comment kandi noneho nawe abe umwe mu badukurikirana uko bwije uko bukeye n'inzogera hafi aho ngaho urakoze cyane mukunzi wa Meza TV reka nyine twinjiremo fresh noneho hari ndabizi yuko uri gukora umuzigo nimba ntibeshye si we gusa wabimbwiye nawe uri kuyikorera narabimenye kuri murayikora ndashaka noneho uyiririmbe neza hari n'abantu bubwira ndabizi kuko uri mu basore batajya baripfana ngo burya ngo uvugisha ukuri cyane n'Imana nicyo kintu izamembera ko navugishije ukuri ririmba iyi si turiho nta rukundo rubaho niyo mpamvu aho tunyura twuzuye ibi bisebo njye nkibaza ese niki kibitera ko umuntu yagigwaga n'inshuti ye magara kuri ubu twese dukunda abapfu inshuti z'ibibazo reka nazo tubona binera kwibaza mwe twasangiye ibyiza ariko uburibwe bwaza niba uduhuze n'umuhigi yaruhuwe akavunange mvuga amarenga yaruhuwe akavunange mvuga amarenga iminsi kiraba yiguguna nacyo bitwaye kuko twese turi ku isi menya aho inzira igana gukanura siko kubona gukanura siko kubona cyane ushobora kungutana karasi gusa nyine tukiri aho ngaho iyi ndirimbo irarenze ariko ifite abantu iri kubwira kandi hari abibwira hari n'ab'umwihariko
nshaka bumwihariko noneho ibwira. Oya urumva mani buriya no muziki wacu nawe ntabwo ari mwiza rimwe na rimwe kuko urumva ari nk'abantu byatangiye bumva ko ngo duhogoza ngo byatunaniye ngo twavuye muri hip hop marasa bari abantu bakora hip hop nkingi nkuko ubimbwiye musaza wumvishe hip hop ariko ingi niyo hip hop yari tumije no kurana mic musaza ingi niyo hip hop y'umusaza aranye ba nshaka nkore kugira ngo nababashuti banje bumva ko na hip hop nayivuyemo nago nayivuyemo ko nago nasezeranye n'injyana sibyo bura nabo barumvishe tu sibyo mbo noneho nkavugana za nshuti n'ubundi zitwereka ko zituri hafi ariko ibibazo byaza zikagera gute zigakwepa sibyo handi usanga mani ni ibintu tuzi muri societe nyarwanda cyangwa se n'ahandi hose mbo iyo umuntu ari muzima inshuti biragora kubamenya ngo uramuntu n'inshuti yanjye ura n'inshuti yanjye ariko wamara gupfa barapostinga buranga bapostinze ngo umuntu amarafunzwe ni benshi ya mani nuko nguko rero urumva mani vasi ya Kairwa inonosora neza nibivuga neza ukuntu bizagenda neza n'ubundi ariko ino hip hop harabona bwi babandi bari behind mani sibyo babandi babanyamugi nyine babanyamugi batari bamenye iby'umugi n'ubundi to sibyo mbo ariko ino hip hop n'ubundi no butumwa nabaye muri gereza mba muri gereza siranzi kurya impungure none harango ni inkoko mani impungure zarago biba byoroshye umusaza niyo uvuze ngo harimo amabuye batakubwira ngo nango kutagira amagufa ndanzi ko zanguka ari zandi turya amatako mani mbo none harebaze haraho bitanyonyonyo umwobo bitanyonyonyo mani umwobo wamarira cyane mbo umwobo sinzi mani ufite ibisobanuro byinshi kuko n'umwobo twagiye ahantu hameze ukuntu kugira ngo ugende upise bigende gutya mani wamanza gukajya nkakashe nk'eshanu urumva umusaza ubwo buzima nabunyuzemo mbo gusohoka hanze ipingu kwinjira ipingu nabwo mani ibintu bitari neza cyane kuba twara ngo tuganire ni ikibazo nakakavange kaho mugira ngo kangereho ni ikibazo mani nagiye kuri bibero hari ahantu nanyweye amata kuruta yo nanyweye nyiri umwana bro urumva byose si ubuzima bwiza nahagiriye niyo mpamvu umuntu w'umuhanzi hariya uhakura ubutumwa nyine hara nakuye ubutumwa ino njyana yanjye ni njyana y'ubutumwa ivugisha ukuri ahubwo uzayibabariramo uwo ngo wenda mwiteze ariko urabizi umusaza urabizi tugomba kubaho twiteze ibyiza twiteze n'ibibi n'isara abakigambana bashaka ko najya nyakiriba ariko ntago babigeraho umusaza subizi ndi inshuti y'Imana ndi wa muhungu wanyu mukunda nanjye ndabizi ko uburibwe nanyuzemo ntago nabusubira cyangwa se ngo nawe mbukwifurize cyangwa se n'undi mbumwifurize yamani nuko nguko rero ingi ni hip hop injyana y'ubutumwa injyana iri mu kuri kwinshi iyi ndirimbo iri hehe mbo indirimbo ndumva uraza no kuyumva nago wagenda utayumvishe ni producer Ganza Pro niwe wayikoze mbo ariko ni indirimbo igiye kujya no hanze cyane vuba kugira ngo n'ubundi kwa kuri kwanjye kuzagaragare kuko hari abantu benshi batemera ko nagiye agasheni batabyemera ariko muri video bizagaragara fresh kuko n'ubundi nicyo butumwa bubereyeho bugomba kugaragara indirimbo irahari nibikunda muraza kuyigeraho mwumva uburyo bimeze nuko nguko noneho nyuma yuko umaze gufungurwa monami ndashaka nyewe ukubite projet yawe mbese gahunda ubu ngubu bimeze bite ugiye kubaha iyi hip hop iravaho ubaha ibindi n'ibiki biri hehe bizakorerwa he ubwire abanyarwanda nyine ibyo babiki mbo nari napanze ko nakora EP mbo n'umuntu na producer niko yari yanganije avuga ko twakora nk'indirimbo nka zingahe urumva iyi ngi bayita igeno ryanjye ndashaka no gukora remix ya nabo bararya mbo ndashaka no gukora tag life mbo n'umusaza P azaba ari na muri weekend mbo urumva man project yo man mfite umushinga munini none ubu ngubu n'inshuti zanjye zikumbwira ati musaza ntago twamenye ibyabaye ariko ubu ngubu turi tayari tukuri inyuma hari umuntu wanyemereye kuba yankorera ishusho nandi ndamushimiye Kennedy ahari hose mbo ino video nugiye kuyikora yigeno mbo man urumva ko mfite imishinga myinshi mbo mu minsi mike dushobora kwa ndanga igisenyi ariko mu minsi mike nabwo ndashaka kugenda nkajya no mu zindi nce nkazagukomera i Kigali nkazakora n'ahandi urumva ko nanjye ndashaka kwaguka cyane tukiraho nyine impamvu nari nkubajije projet yawe noneho muri iyi minsi
mfite amakuru yuko hari projet ushaka gukorera kwa Element. Ayo makuru ndayafite. Bimeze bite? Bisobanurira abanyarwanda nimba ari ibintu bizatinda bizahera cyangwa se ari ibintu bizatinda ariko bizaza. Oya musaza n'ubu ngubu buramwaje kundira tumaze kuba twaganiza n'umusaza Element nuko mwasanze umuterankunga wanje ibyibuze agiye gatoya. Ariko Element twaramuganirije mbo ndumva nko mu mpera zo ku kwezi kwa gatanu nzaba navuye kwa Element. Hari indirimbo cya ukora bita Bella, ntabwo ari Bella zimwe z'aba Dream Boys, ni Bella nyine urumva Bella uzi meaning yayo. Mbo jama yarambye ati ndashaka kuyinkorera kuko ni baby wanjye nyine ashaka kuyitura umuntu we ku giti cye, ariko ukabimfasha ibyo ushoboye ntabwo mbishoboye ariko mfite ikofi yabikora. Iyo ndirimbo nko ku tariki 2-3 z'ukwa gatandatu izaba iri hanze n'amashusho, kuko twamaze kuvugana na director n'ubundi izakorwa na Faizo, nuzayikora nawe twarahuye twaraganiriye. Ndumva iyo ndirimbo yo mu kwa gatandatu muzamubona ishusho ryiza cyane ariko cyane ariko umusaza nabishimangiye. Abanyarwanda nyine bitege iyo ndirimbo kwanza ariko babanze ba supporting igiye gusohoka, ino hip hop igiye gusohoka, bagerageze icyo ubifuzaho bakigukorere kugira bigutere ishema n'imbaraga zo kugenda kwa Element. Noneho ubazanira uwo muzigo dutera imbere man. Erega nabo urabona abakunzi banje cyangwa se n'abanyanga nabo yo babonye nakoze barishima, ariko babandi bababara nundi agatima karabarya akavuga turamureze twumvaga ko yanapfa ariko byaranze. Hari benshi bifuza ko twapfa man, urabizi no muri none industry yacu musaza, ariko nk'abakunzi banje wa mugani munyereke ko turi kumwe, ariko nono cyane n'abanzi banje banyereke ko turi kumwe kugira ngo banere imbaraga man. Bura abanzi banje batuma nkora gusa nta n'umwanzi ngira uretse bamwe babigiza badanje nyine ngo ni basiniya kugira mwanzi ngira umusaza. Tukiri aho ngaho ubwo duheruka gukorana ikiganiro urabyibuka wambwiye yuko twavuze ku musani nyine musa naho kwanza ari we byaturutseho ngo wavuye muri hip hop ngo usigaye ngo uhogoza, akubwira andi mazina menshi yaje kumenyekana nanjye ndabizi. Icyo gihe wari wavuze ko ari umugabo w'ubwanwa bwinshi bwamunaniye kubwogosha, ariko ubu ngubu twaje kumenya ko ari Mark Drex ariko wari warananiwe kubitubwira. Oya musaza ntago se Mark Drex urumva waramutinya, urumva ari meya ngo yandasa cyangwa reka ahubwo mbo nigeze mvuga umugani gutya ndongera ngusubiremo nahangaha. Naravuze ngo iyo ufashe ibuye ukarijugunya mu bibwana ikibweje uba wagize gute, uba wagihamije sibyo mani. Mbo harabaja menshi bafite ubwanwa baririmba wa Shane mbiri afite ubwanwa no muji Mark Drex maniga yanje sibyo. Mbo mani abantu benshi nanjye ndabufite mani. Kweri iki se ubundi ushobora gutanga urugero cyangwa uco uwo mugani ngo iyo uteye ibuye mu bibwana kandi wariteye mu bantu? Mbo maniga nabyumve nabi sibyo, musaza nabyumve nabi kubera ko byibuze nabyadanje sibyo, ariko urumva navuze ubwanwa sineruye kandi no mazina afite kundanga muntu na bwanwa nazi n'ubwanwa byongeye ku mazina sibyo, ariko urumva ko navuze ngo ubwanwa urumva byaharano byamukubise ku gatima, aravuga turi umuhungu se bigenze gute, kandi wa mugani nago yari we sibyo, kuko nanjye nago neruye. None birangije akorana n'indi interview avuga ngo none ngo bwanwa ngo nabwo nabwogoshe, urumva ngo kugira ngo yanze ako yarabivuze neza, nago yabivuze mu bintu biciri, avuga ati ngo kugira ngo n'abasaza nyine batazongera kubucundebaho. Mark Drex n'umuniga wanje man. Mark Drex no mujama wanje ariko ufite ikibazo cyo kuba yatekereza amenye se ura muntu ninjye yabyiye cyangwa se basi ko dufitanye communication ya hafi cyane. Arega mani Mark Drex n'umundi avuka mu gace kamwe n'abanyogokuru, kuko abanyogokuru yongyo za Busasamana. Urumva ni umuntu wanje wa hafi n'ubundi, kuko ariko umuntu bamubwira ati mani tujya kurya ibirayi kwa abanyogokuru. Icyo gihe Mark Drex arazi guhinga amashu, Mark Drex azi kuba yatera ibiro ijana bishyira ku mutwe, hari umukozi azi no gutabira ibirayi
ni no gutera umuti n'icyuma urumva maniga none urumva nyine ubu ngubu nyine ni umuraperi ahubwo nuko nyine ikintu ashaka kuvuga yagombye kuba yaramenye se basi umuhungu ninjye akomye kandi sinamukoma mani sinamukoma kuko Makide Lex nta kintu duhanganiye anga muri Rubavu mani ntacyo kuko urumva no umupapa arimenya nanjye ndimenya sinjiwe nangurira amayinite nanjye nuko simbimukorera urumva ko dujwe n'umuziki ahubwo nuko yafashe ibintu bidafatika we yashatse hiti zo kuba yambwira nabi kandi mani ibibazo umujama wivango mani mufite watermelon umusaza wadaye watermelon sinzi icyo yashatse kuvuga ariko umutwe mani no urabona ari watermelon urumva ko ni ikibazo we urumva ni ikibazo abantu b'abagabo ntago bagombye kuvuga ibintu ngibyo urumva se n'abafite watermelon we yaba afite ikisi yafite degede cyangwa yaba afite ishu sibyo ariko nje ntago mbimututse ntago ari ngombwa cyane ahubwo ibyanyu bigeze he none wo kugeza ibyanyu na Makide Lex nje nabyo nzi mani nabyo nzi uko n'umuntu nicyo twapfuye ura mujama gusa nyine ngewe n'umusangi ndamwemera mani aburyo yambara pocketing nkabikunda sibyo urumva umusaza nje nta kibazo mpfa nawe arukunda yambara pocket mukundira ko yambara pocket ni nabyo mwembere arukunda yambara pocket nkabona ariyo wayizanye sibyo arukunda yambara amashati y'amawurdiscour y'abaskuti nkabona ni fresh ubu ngubu ngafite n'umuntu mwambika ngo washane mbiri urumva nawe abari aho ngaho n'ubundi nawe cyangwa kuba namuvugaho byinshi uwo mujama kubera ko ntabwo ari iniga yanjye n'ubundi uretse guhura tugaterana amapisi urumva ni iniga ya Makide Lex ngaramwambika ariko sinzi ibyo amwambika ntabwo nari nabibona ariko Makide Lex maniga ni G yanjye mani none se Makide Lex ajya guturuka iyo kwa banyogokuru wawe na sogokuru wawe ubundi yaje wenyine cya yazanye n'abantu Makide Lex ashobora se ubwo birashoboka yayobowe nande hano kumva urumva uno mujyi wa Gisenyi mani uno mujyi wa Gisenyi ucumbikeye abantu benshi abanyakayove abanyarutsiro urumva nka Makide Lex yonyoza busasamana yari umuturanyi wo kuba yavuga ati byibuze ndakubita igitsi cy'isaha ngere mu mujyi wa Gisenyi ariko urumva abantu bamugira inama kuko urumva yaje yogosha yari umujama wanjye anyogosha neza ariko urumva amakuru nabashe kuba nakura mu nda y'isi nuko umusaza yazanwe na Mupilo ubundi Mupilo ni wamuzanye mu mujyi mani Mupilo ni wamwishe ukuntu Gisenyi haba amazi ukuntu Gisenyi haba agasamaki n'iki umusaza nahageze imana iramukundira mu kubita akazi iramushumbusha ava ku buhinzi ahitamo umwogoshi mani urumva ko umusaza nta kimana itamukoreye kiraho gira icyo ubwira nyine Mupilo wakoreye ibintu nk'ibyiza nk'ibyo inshuti yawe mani njyewe burayi Mupilo baramwita nka pale w'inshuti yanjye yaba pale wa Makide Lex kuko urumva kugira ngo ukure umuntu iyo ngiyo mu birunga urumva kuvana umuntu mu birunga ukamuzana ku mayaga umusaza Pilo uri umusaza mani uri umusaza kandi n'abari kurera buzabazane kugira ngo bisange muri Bugoyi mani kuko nigeze numva avuga ati njye ndi umujyi mani ngo ndi umunyamujyi ngo kuko nkuraramo urumva ni kwa kundi nyine bakavukira ngo dukunda imijyi kuko n'ubundi tuba dukeneye ko bari abantu baza bakatwimura tukajya kureba ahandi hantu dukorera indi mijyi sibyo Makide Lex rero byibuze nabyumve nabi kuko ni inshuti yanjye Makide Lex namwigisha ibintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda urumva yaciye no mu maso Makide Lex ni umuntu mani si n'umwana mubi mani si n'umwana mubi ahubwo uburyo afata ibintu nicyo kibazo nk'ubu ngubu hari projet twari twaganiye tugiye kuzakora ariko urumva impamvu tuzayikora nuko nta kibazo dufitanye mugiye kuzayikora mwana nabiganira ni ibintu twaganiriye ariko sinzi kuko numvishe nakamesaje numvishe ku muntu inshuti ye ambwira ngo Makide Lex ashaka bigende gutya nabwira mani nge nta kibazo mfite na Makide Lex kuko ni inshuti yanjye mani ahubwo ikibazo kugira ngo menye ko Makide Lex ari umwana mubi nuko kuva bino biganiro byatangira kubaho imibanire yanjye nawe yaragabanyutse ntakimamagara niki ariko nge ndamukunda mani gukora n'ikintu twapfa mani urumva twese uretse ko nge ababyeyi banjye bavuka ngaha ariko urumva banyogokuru bariza busasamana urumva n'undi ni umuturanyi wanjye kwa nyogokuru arahazi mani yahaririye ngo yahokereje n'ibirayi nge ndi kumva we na Makide Lex muvuka hamwe gute se musaza none se kankubwire iyi saha sibyo nyogokuru wawe na sogokuru mama wavuka muri Kongo sibyo ariko papa akaba ari umunyagisenyi
bivuze ngo mama we nibamukora muri Kongo akakubyarira Igisenyi uzaba uri umukongomani cyangwa uzaba ufite ubwene gihugu bw'abakongomani uzaba uri umunyarwanda ufite amamuko muri Kongo okiraye ndi umunyagisenyi ufite amamoko ye busasamana ariko ya mujama n'umunyabusasamana gute full ni full ya man nakavukiye Igisenyi urumva man kuko bura bakide Alexis no kumusebya ariko bura ndamya ko ari mu bantu batazi no koga amazi y'ikivu kabisa ayarebera kuri buriya nemba musaza niba ari beef ariko abyumve ariko nyakunda kuhagerara nukwirebera gusa akunda sport man wamujama akora sport tu ku buryo yoga senge mubona za kareba afite famille asokanye famille urumva no mupapa n'ubundi agomba gutembereza famille ariko niyakwibeta famille ngo ajye mu mazi na arayatinya urumva ko umusaza n'ubundi man turi inshuti gutyo n'umuntu wo mu rugo kwa nyogokuru ndamwubaha mani ni grand frère ariko urumva grand frère wawe yakweretse ko ari ibintu bimubabaza kandi wowe wafashe nka blague urumva ari ukuntu ikinyapfura genda kiba gikeya urumva mani kuko grand frère udafite discipline rero nagaba mani jama nawe yari yandagaje mani kumva ugatukamana mi ex ngo afite watermelon iyi saa yamamagara kandi ati musaza nyohereza n'ihumbi nkahita mbikora ariga mani kuba afite suna wa mugani cyangwa kuba ari umuraperi bitavuze ko hari byinshi namufasha mani nawe hari ibyo yawe nanjye hari byinshi yamfasha kuko kubaho no kubana no gufatanya ese noneho umuziki wa Rubavu nyuma yaho tuganiriye bya bindi uheruka ubu bigeze he ya mani umuziki wa Rubavu ariko wa mugani ibintu byose byicwa no kutabimenya sibyo impamvu byicwa no kutabimenya urumva ari ibintu twajya dukomozaho na rukundo na gushyira hamwe na bufatanye sibyo ariko muri ano mezi gutya kuva mu kwa kane kuza gutya mu kwa gatanu ndakeka man ibintu bihagaze neza kuko urumva nyejo bundi abasani abanyamakuru n'abandi bantu bavuye hanze hirya no hino bakoze urugendo rwo kujya gusura urwibutso namwe mwarimo hari murabizi kira kintu ntabwo kigeze kibaho mu mateka niba ubizi wowe sibyo ariko kubw'urukundo twashyize hamwe byarakunze turabikora bigenda neza sibyo kandi noneho ubu ngubu uretse ko twagize ikibazo cy'ubukene man ubu ngubu ubufatanye burahari ikintu noneho gisigaye ni ubukene kandi ubukene ntabwo umuntu ajya bwirinda kuko ntabwo buteguza ariko urukundo rwo tuba rufite kabisa abasani tubanye neza shaka kabisa man ngenda bishima cyane aho gutya bimeze mbo byibuze ndashimira nk'aba Big Shema urumva niwe wagize uruhare muri ibi bintu byo gusura urwibutso mbo n'abandi bafatanyabikorwa ariko ndumva ko memba w'igikorwa ari Big Shema yatekereje ikintu cyiza kandi nawe yatweretse ko wa mugani ashyigikiye ko twashyira hamwe komereza ngo musaza nubwo nawe yigeze ndakara umunsi umwe mani ariko nari bini inshuti yanjye n'ubundi nta kintu twapfa tu mani n'ubundi turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka nkusabe ugire icyo ubwira abakunzi ba Meza TV ugire icyo usaba abafana bawe ugire icyo uvuga nyine muri rusange n'ubutumwa watanga abakunzi banjye ndabatera peace man abakunzi banjye ndabakunda cyane ndi wa muhungu wanyu utagira umutima mubi man sindira mwarabibonye ndi wa mutima mubi nako ndi ya nyamitaribwa tu kuko urumva man ushobora kuba wanyishyiramo ariko abafite abantu bankunda bashaka kujya turi umuntu mureke niko yabaye natwe twamuburiye uburyo sibyo man abashuti banjye rero abakunzi banjye babandi twemerana mbo man ndabashimira cyane by'umwihariko ndashimira na Meza TV team ya Meza TV ariko by'umwihariko kuba twakora ibiganiro gutya abakunzi badakora subscribe cyangwa share cyangwa comment ntacyo byabimaze sibyo kuko nakangaka nakazi musaza mbo bakore share subscribe ubundi bakiye ko turi kumwe nanjye ubu ngubu urumva ko mfite projet nyinshi mfite imishinga myinshi ngiye gukora kandi bajye bihangana niba nakoze akantu bajya navuga ati basi tukuri inyuma urumva nko mu bantu nk'igihumbi cyangwa mfite mbonamo abantu batanu umusaza gutya ni fresh ariko by'umwihariko ndabashimira nkashimira Meza TV mbo nkashimira abasani banjye bose abahanzi muri rusange bo mu karere ka Rubavu nkashimira itangazamakuru
by'umwihariko abakora mbo kirori hot friday abo ngabo ndabashimira cyane ko badahwema kutuba hafi kimwe na Meza TV nabwo iside by'umwihariko nitubagira uruganda rwa muzika ruzagenda neza kandi namwe ruzabagendera uko mubishaka nuko ngo kumusaza urabizi cyane ko ukora neza kandi iyo ukoze neza abandi bakureberaho ubundi no mu mazina yawe cyangwa yanjye twagakwiye kujya twiyita bankore neza bandebereho wa mugani wa Roki niwe wabitwikishije ariko burya n'umusaza arasara akagwa ku ijambo reka tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko abakunzi ba Meza TV nge mbibutse gukora subscribe share like ndetse na comment ubundi ibintu bigende neza twibere mu mahoro turi kwinjira mu kwezi kwa gatandatu turi mu kwa gatanu turi hafi kugira tugiye muri samasi tugiye muri sama kuko ariko ngewe urameze nk'umuntu ushobora gusakira aricyo kiganiro cya nyuma dukoranye kubera ko ndashaka kuba nakwaguka mu bitekerezo no mu mikorere ndashaka guhindura akazi ubu ngubu ndashaka kujya gukorera i Kigali urumva n'ubundi n'imishinga ngiye gukomereza nibijya bikunda ko mwazi Kigali n'ubundi muje mu kandi kazi turaduhura dukore ariko ndashaka nyine manzi nsige nk'ibintu hanze kugira ngo muzajya munyibukiraho no kungumbura cyane taza kuvuga kugiye kuzima ndagira ngo nibwo bigiye kuba byiza nimba ugiye keje ugiye gukora imizigo irenze uhita uzamuka fresh kandi natwe tugera i Kigali tujye tuza tugukoresha ibiganiro ntago nazima mane ose navuze kuzimira mu bifuza ko nazima nzazimira mu bifuza ko natera imbere se urumva bishoboka Imana idufashe oya ngiye gukora akazi k'amaboko ariko kajya hehe mu bikorwa byanjye ibikorwa nkunda kiri imbere n'umuziki urumva bijya kugenda neza umusaza yamana urumva reka manzi ndangize ama projet ndi gupanga indirimbo ya nyuma ngiye gukorera anga Gisenyi niyo ngiye gukorana na Pifra mbone birangira basi nzahita ncomoka to ariko ku mutima tuzaturi kumwe umusaza yamana urakoze cyane Monami X ndagira ngo ngusabire Imana ikintu cyose wifuza ku murongo nta na kimwe kuyemo izakiguha kucyifuza Monami urakoze cyane umuvandimwe kandi ibyo nsabira na Imana gukubire karindwi kubera ko Imana n'urukundo Imana nigira ishyari Imana ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi Imana ibyo dukora byose bitayesheje icyubahiro gitumenya kuko turi abantu bayo urakoze umusaza Meza TV ryohera abagukurikiye.